Kaminuza mu myaka myinshi turaze ko ubukangurambaga bugeze tuza turwanye n'abayobozi tuganire n'abanyeshuri dufata ingamba dufatanye no kugira ngo tuhashe kino kibazo mubigize uruhare murasobanutse muri kwiga muri Kaminuza ariko nako dufata runana kugira ngo dufashe igihugu mu gukumira no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa ikiremwa muntu cyane cyane abagore n'abakobwa ni imwe mu nzitizi zibangamiye iterambere ku isi. Ihohoterwa riboneka henshi mu duce tw'isi kandi rikagira ingaruka mbi mu buzima bw'abarikorerwa, bikaba inzitizi ikomeye ku iterambere ry'umuryango ndetse no ku iterambere ry'igihugu muri rusange. Ni muri urwo rwego kuva tariki ya 25 Ugushyingo kugera tariki ya 10 Ukuboza buri mwaka ku isi yose hakorwa ubukangurambaga bw'iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Muri uyu mwaka wa 2018 ku rwego rw'igihugu ubu bukangurambaga bwatangijwe n'urugendo rwavuye ku cyicaro cy'inteko ishinga amategeko rugana kuri stade Amahoro, ahatangiwe ubutumwa butandukanye bujyanye n'ubu bukangurambaga. Ubu bukangurambaga bwakozwe hazirikanwa ku nsanganyamatsiko igira iti twubaka umuryango twifuza turwanya gusambanya abana. Kuri stade Amahoro ahahora inzego zitandukanye hatangiye ubutumwa butandukanye bugamije gukumira no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Ndagira ngo ntangire nshimira Minisiteri y'Iterambere ry'Umuryango kuba yaduhurije hano n'urugendo twakoze kugira ngo twamagane ihohotera rikorerwa abana, kuko ni uburyo bumwe mu buzadufasha guhagarika iki cyorezo. Umuyobozi mukuru wa RIB Colonel Ruhungajano yagarutse ku mpamvu zitera ihohoterwa. Impamvu mu isesengura tugenda dukora impamvu zibitera ahanini usanga ari ababyeyi babigiramo uruhare mu kutita ku bana babo, babigiramo uruhare mu gusigira abana batoya abaturanyi, abakozi, babigiramo uruhare mu kutaganiriza abana ngo bababwire uburyo nabo birinda n'ingaruka zo gufatwa ku ngufu. Ariko hari n'ababigiramo uruhare kubera ubujiji, ugasanga ashingiye umwana we ku myaka itaragera y'ubukure, ugasanga arabona umwana ugeze imyaka 15 ageze igihe cyo kurongorwa, ugasanga agize uruhare mu gushyingira umwana atarageza imyaka y'ubukure. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Madamu Nyirahabimana Sorina yagarutse ku byagezweho muri uyu mwaka muri gahunda yo kurwanya no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubukangurambaga turimo muri iyi minsi bugamije kwisuzuma ngo turebe aho tuvuye, aho tugeze n'aho tugana mu gukumira no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Uyu mwaka rero dufatanyije twese n'inzego ziri hano duhuriye cyane cyane mu tsinda ry'inzego ziharanira uburinganire, twakoze imirimo itandukanye ndetse dufatanyije n'abafatanyabikorwa. Muri yo navuga nko kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa, kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro, kumva kuganira n'abana basambanyijwe hirya no hino mu gihugu kugira ngo bahumurizwe kandi bahabwe ubufasha butandukanye, haba mu butabera, mu buvuzi ndetse no mu mibereho myiza. Twaganiriye ndetse n'ababyeyi babo tubakangurira gukomeza kubitaho by'umwihariko, ndetse twagiye tugira n'ibiganiro
bari hamwe ababyeyi n'abana. Nejejwe no kuvuga ko ndetse no mu biganiro bimwe twagize hari abari baratandukanye bahavuye biyunze ndetse batahanye ubumwe. uhagarariye amashami y'umuryango w'abibumbye mu Rwanda Fondendiaye yagarutse ku ngamba zihari zo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Quoting UN Secretary General Antonio Guterres, violence against women is fundamentally about power. It will only end when gender equality and the full empowerment of women will be a reality. End of quote. When we think about our daughters, we should be thinking about preserving their future and that their communities, families, and their countries at large. We owe it to them as much as we owe it to ourselves. It's about respect. Rally around the 16 Days campaign with orange as the unifying color, a symbol of a brighter future, free from violence against women and girls. This is why we work and mobilize, because every girl that is defiled is one too many. Every woman that has to live in fear of gender-based violence is one too many. It is our responsibility to say a capital no to gender-based violence in this beautiful country. Perezidante w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Madame Donatilla Mukabarisa wari umushyitsi mukuru muri uyu muhango yatanze impanuro ku rubyiruko ndetse no ku babyeyi. Abana nagira ngo mbabwire ngo bakwiye kuba bamenyamukengera kazaza ejo, bashake iby'ako kanya bibashimisha ako kanya, ahubwo batekereze ko bazabona ibirenzeho n'ibitwara neza, bakiga neza, bakarangiza amashuri yabo neza, bagakorera igihugu, bagakorera imiryango yabo. Ngira ngo twese twaciye muri iyo myaka, ariko iyo tuza kuba nk'uko ubu bameze bararikira iby'ako kanya, ntabwo tuba tugeze aho tugeze uyu munsi wa none, ntabwo igihugu cyacu kiba kigeze aho kigeze uyu munsi wa none. Ababyeyi turusheho kubera abana urugero rwiza, dutangire ndetse n'amakuru wasambanyije abana, dufashe umwana wahohotewe, kubungabunga ibimenyetso duhite twihutira kumugeza kuri Isange One Stop Center, tureke kumutererana. Mu biganiro byatanzwe muri iki gihe cy'iminsi 16 harimo ubukangurambaga bwakorewe mu mashuri makuru na za Kaminuza, aho urubyiruko rwahamagariwe kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose ndetse no gutanga amakuru ku gihe mu gihe rubonye ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Hariho imirongo yashyizweho babonye ihohoterwa yakorewe umwana muri quartier hariya uri, hari nimero zihari, hari 35 12 iyo ihamagaye n'umuntu arakwitaba abasobanurira ihohoterwa riri kubaho muri quartier iryo ari ryo, no kugira ngo bakaza kubikurikirana no kugira ngo barebe icyo bafasha kuri wabo ni bahohotewe ndetse na wabo ni bahohoteye, bakareba uburyo bamukurikirana mu buryo bujyanye n'amategeko. Abafatanyabikorwa batandukanye nabo bagize uruhare rugaragara muri ubu bukangurambaga. Care International yakoze ubukangurambaga ku kumenyekanisha uburinganire bwo shingiro ry'iterambere ry'umuryango n'igihugu, mu gihe BDF yibukije ko gahunda ya kora wigire yashyiriweho cyane cyane abagore n'urubyiruko. Ubu tuvuga twese turabizi, umuntu avuga areshya uburyo tuvuga muri bumwe. Umuntu akibaza impamvu rero iyo mwavutse ari umukobwa undi akavuga ari umuhungu, iyo bageze ku isi duhita dutandukana kandi umujyi ari bumwe tuvukamo. Ni imyumvire rero yagiye ikuririzwa n'abantu kuva mu myaka yatambutse, ariko itari yo, kuko twese turangana, yaba ari imbere y'amategeko, yaba ari imibereho yacu, ubwenge turanganya ndetse n'amahirwe tugomba kungana. Niyo mpamvu rero kubera imyumvire mibi yabayeho, abafite uko babyumva neza
bafata ingamba zo kugira ngo hatongera kubaho discrimination cyangwa se ivangura iryo ari ryo ryose ryakorerwa umuntu. Gahunda ya kora bigire muri targets zigera kuri 6 ifite iya mbere ni empowering youth, women and youth, abagore n'urubyiruko kugira ngo biteze imbere. Ku bufatanye n'abafatanyabikorwa mu iterambere, ubukangurambaga bw'iminsi 16 bwaranzwe n'ibikorwa birimo ibiganiro mu mashuri makuru na za kaminuza, kuri radiyo na televiziyo, kwamagana, kurwanya no kurandura ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ubujyanama ku buzima bw'imyororokere, ubufasha ku bahuye n'ihohoterwa, kuganiriza ababyeyi ku kudaterana abana bahuye n'ihohoterwa, gutega amatwi abana batewe inda bahabwa ubujyanama ku mategeko abarengera, ndetse no gukangurira abanyarwanda kugana gahunda zitandukanye zigamije iterambere zirimo gahunda ya kora wigire no guhanga umurimo.